Kuvuga ngo nubona aka kanya byandi twavugaga byo kutagira umushahara fatizo cyangwa nta gushidikanya ko umushahara fatizo ari ingingo iraje ishinga abatari bake mu Rwanda, cyane abakozi bifuza kuzamuka ngo ujyane n'isoko ry'ibihe tugezemo. Hagiye gushira hafi cya kabiri cy'ikinyejana umushahara fatizo ugenwa n'itegeko mu Rwanda ari igiceri cy'ijana ku munsi. Uko itegeko ry'umurimo ryagiye rivugururwa ryateganyaga iteka rya minisitiri rishyiraho umushahara fatizo, ariko byagiye bihera mu nzagihe. Iki ni ikibazo kitihishira kuko n'intumwa za rubanda ziri gusuzuma umushinga w'itegeko ry'umurimo rivugururira isanzwe zisaba minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo kwizeza ko iki kibazo kigiye kuva mu nzira. Nyuma y'imyaka 9 hari amateka yateganywaga muri ino tegeko dusanzwe tugenderaho rigenga umurimo mu Rwanda, harimo n'icyakomeje kuvugwaho cyane kirebana na SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti. Tuva byari biri mu ngingo ya 76 niba nibuka neza. Iteka rya minisitiri ryateganyaga ko rigomba ari ryo rizagena yo SMIC. Hashize imyaka 9 ntabwo byakozwe, ariko uyu munsi nyakwa minisitiri yongeye kutugaragariza icyizere ko uyu mushinga w'itegeko noneho ugiye gukemura icyo kibazo. Kandi no muri iyo myaka ishize ndibuka ko icyo gihe twabwirwaga yuko rwose ikibazo kigiye gukemuka. Havuzwe mu mateka menshi, amateka agenda sinyabonamo ikibazo, ahubwo ikibazo no kuvuga ngo ashyirwaho. Badashaka yuko hano mu nteko aba debate kuri salaire kuri SMIC kugira ngo abantu bumve na challenges zihari bikazashyirwa mu iteka rya minisitiri. Tuzi ko umenye iriheruka kujyaho ari amafaranga 100 yo muri za 74. None kitubwira yuko ni iteka rya minisitiri litazamira nk'iryo muri 74 yene ntibarishyiraho bikazaguma gutyo. Gusaba icyizere mifotra mu magambo bisa naho bitizeza sendika z'abakozi kiri teka rishyiraho umushahara fatizo ryaboneka vuba hatabayeho gukaza igitutu kuri iyi ministeri n'inzego zibishinzwe. Ntakiyimana François, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Kotrafi inganda n'ubwubatsi, afite icyo abona nk'umuti. 2001 teko ryo mu 2001 ingingo yaje vuga ngo iteka rya minisitiri rizashyiraho. Irya 2009 ryaje rivuga ngo iteka rya minisitiri rizashyiraho. Inteko yacu izatubabarire ahantu hitwa ngo iteka rya minisitiri rizavuga, bazaze bazanye iryo teka, bazashishoze bange ikintu bavuga ngo iteka rya minisitiri. Niba iryo iyo projet y'itegeko, umushinga w'itegeko, niba utazanye amateka ntibazongera ngo iteka rya minisitiri rizavuga, kubera ko iryo teka urumva kuva mu 2001 umuzi turi mu 2018 nukuvuga ngo imyaka ibaye 17 iteka rya minisitiri rizavuga siki. Kuba umushinga w'iteka rigena umushahara fatizo wajyana n'umushinga w'itegeko ry'umurimo mu nteko ni icyifuzo kidahabwa amahirwe na minisiteri bishinzwe. Gusa minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Kayirangwa Rwanyindo Fanfa avuga ko noneho icyizere kitazaraza amasinde. Ntabwo twazana umushahara fatizo uzashyirwa n'iteka rya minisitiri, ntabwo riza hano, ariko nanone iteka rya minisitiri rizashyirwaho rishingiye ku itegeko ry'umurimo. Ni nayo mpamvu turimo kwihutisha ivugururwa ry'itegeko ry'umurimo, kandi akazi kose kajyane no gushyiraho umushahara fatizo katangiye gukorwa. Hakurikijwe amategeko mu Rwanda umushahara fatizo mpuzandengura cyari ku mafaranga 100 ku munsi nk'uko biteganijwe kuva mu 1974. Nubwo uyu mushahara fatizo utahindutse mu myaka 44 ishize, mu mibereho mu Rwanda hahindutse byinshi, ari nako ifaranga ry'u Rwanda rita agaciro. Mu mpera z'igihumbi 1974 idolari rimwe rya Amerika ryavunjaga amafaranga y'u Rwanda 93 aburwaho ibice. Ubu idolari rya Amerika riravunja amafaranga y'u Rwanda ari hejuru cyangwa munsi gato ya 850. Peter Muyombano, Flash TV.